wamenya yamunga wamenya yajya nshakure kuko ngewe busubuha cyakubwira ndigufesinga ikibazo akana kabi kasheze kandi nifo gusa nikiyenza IKINYAFU iriya mikoranire yanyu ni partnership cyangwa ni nka manager wawe niko ubu twabyita? ni manager kuko niwe wemvestinga nyine mu bintu byanjye byose. Ashiramo amafaranga ya video yari yananiye kuyikora akaba yashiramo amafaranga nyine nkabasha kuyikora. Nje nibaza ese ufite umukunzi kenini? Booyaka to all the lovers of Legacy TV. Nimutara kanda subscribe, kanda ho notification button, like, comment, share. Kukuri kumwe nanje Albina City, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business nkuko ish Kevin yabivuze. Mbabwira ko ubuzima ari kabutura nk'iyi namba. Ubuzima ni buto cyane. Nimba ufite ibyo ukora bikore vuba vuba. Murabona ko Legacy twahagurutse. Uyu munsi turi kumwe n'uwambikwa na Tusoka, nimba umuzi Pengi Lovers, nimba uzi IKINYAFU. Reka ngezaho ngaho tangira bibwira bite byanyu. Tangira bibwira abakurikiye Legacy TV. Wamenya yamunga wamenya yajya nshakure kuko ngewe busubuha cyakubwira ndigufesinga ikibazo akana kabi kasheze kandi nifo gusa nikiyenza IKINYAFU. Welcome again Kenny Soul. Thank you so much. Hanyuma ubwire ngo subscribe kuri Legacy TV. Mbari babwire. Bazi ko nta muntu urabikora se ahubwo ntago murabikora. Vuba ni imbere cyane. Hanyuma Kenny Soul abantu benshi bari kwibaza hirya no hino mu ma comments mu ma tweets, ariko se uyu musore Kenny Soul ubuhanzi ni bwakibuza mura cyane cyangwa yarabumazemo igihe wababwira iki? Bimazemo igihe nk'ibisanzwe. Bagiye bambona natangire muri Yamba Voice. Natangiriye mu mabanda agiye atandukanye dukora ibintu by'ama live. Nuko aribwo icyo gihe nyine abantu baba batangiye kumenya ari gahunda uko ziteye. Agaribwo umuntu burya bagitangira tu. Definitely uvuye muri Yamba Voice, uvuye ku Nyundo, bamwe bazi amateka yawe cyane. Uravuze iki none ngiye mu igitangaza music. Isira ni label ni management ni biki? Ntago birahabwa izina ngo ni label cyangwa ni management, ariko ni team ishobora kuba yakwibumbira hamwe igafasha umuhanzi runaka. Nyifata ngiye nka team ishobora kuba yagiye inyuma y'umuhanzi kamushyigikira nyine. Ni bande bari muri iyo team? Njya mbona Bruce Melody ariko ntago tuzi neza ngo barimo bandine n'abantu nyine bari muri team mu rusange nyine baba bari inyuma y'ibikore byose birimo nyine ari ndi kumwe na Juno kumwe na Boss Melody nyine nkuko babivuze. Ndi kumwe n'abandi bantu bagenda badukurikirana nyine mu buzima bwa buri munsi. Kenny Soul ari abantu benshi cyane bagukunda, ariko bamwe bakibaza bati se umuntu ashaka kukuvugisha, ashaka kumenya ibikorwa byawe, hari usanga uyu umuntu abaye umustar cyangwa ari umustar abafana bashyira ku ruhande, wowe n'abafana mubanye mute ubigenza ute? Abafana banje barabizi. Bimeze bite? Tumeze gutya. Turabibona muri comments. Bashiremo urebe. No kuvuga ngo ngewe umuntu ushaka kumvugisha aranyandikira kuri Instagram, cyane ko tutaba dufite amanimero ya buri muntu cyangwa baba bafite nimero zanjye. Aranyandikira akambwira ati ndashaka kuvugana nawe mu buryo bw'akazi se cyangwa se hari igitekerezo nshaka kuguha, nkamuhereza contacts zanjye tukavugana. Ntabwo biriho na limit biriho ku bantu banjye. Definitely abantu bakurikira platforms zawe zo kuri internet bakunze kubona ufite ukuntu wambara, ufite ukuntu ugaragara mu mafoto. Biriya ni ibintu bateguye gute, igihe kingana gute, ese ubitegurirwa nande?
no kuvuga ngo biterwa niba ari video niba ari photoshoot cyangwa niba ari ugusohoka bisanzwe. Yego. Gusohoka bisanzwe byo ni freestyle ntabwo umuntu agira umuteguro mwinshi. Ni umuteguro. Ariko iyo ndi muri video cyangwa photoshoot ngunambikana tusoka. Company ya ikora ibintu by'amashakoshi ariko ubu ngubu yagiye no mu bintu by'imyambaro. Okay. Yeah, ni tusoka dukorana ni inyambika ni gukora ama video menshi bazabona niyo inyambiko ya. Hanyuma ugize gutya usoye ikinyafu, hari n'indi ndirimbo nkunda kuvuga ngo ni Penge Lovers, n'indirimbo nyinshi cyane wagiye usohora hanze. Ese ni izihe projet cyangwa movement ugiye gukora muri iyi minsi? Ni iki abantu bateganyirije nyuma y'ikinyafu? Yeah. Nkuko babonye ikinyafu nakoranye na Bruce Melody. Cyaramfashije cyane kuko cyamvanye kuri niba ari umuntu wakwinspiraga ukagera finally mugakorana kuko nge nakoze umuziki kubera Melody ngenda mbivuga kenshi. Yeah. Bikaba byarageze nyine ni achievement nyinshi nyine na achievement ibije nyine ukumva nyine urishimye. Yeah, sure. Hari ibintu byinshi rero ngomba kudakerensa cya kinyafu nyine n'ubundi nari ndimo. Kugikurikiza ibintu byinshi kugira ngo abantu banjye bataba bored. Yeah, mfite project nyinshi. Umunsi washize na shooting the video yanjye cyashya indirimbo ntabwo ndibabwira izina ndacyari bagira amatsiko. Ariko ndabizi bazabikunda. Yeah. Spectacular. Definitely. Kenny Soul ugize gutyo uraririmbye ukoze n'ibindi ese hanze y'umuziki ukora hari ibindi bintu waba ukora nk'ibikorwa nka Kenny Soul? Nge ndi umwanditsi w'indirimbo. Umwanditsi w'indirimbo nanditse zivuge se nta kibazo zivuge niba bishoboka. Nanditse Kanisa, nanditse muri Dumi, nanditse Humure ya Priscilla, nanditse Mutima ya Priscilla, nanditse aba people ya Mbanda, nanditse Respect. Indirimbo nyinshi. Umuntu ashaka kwita yibaza nimba wandika izo ndirimbo urazicuruza cyangwa ubikora kuko ukunda guhanga n'ibindi? Of course in business. Iyo bifasha kanya nyine ukabikorana bari business. Pesa nga. Definitely. Tukanda kugana ku musozo Kenny Soul hari abantu benshi bakuzi muri ibi bihe uri kugaragaza ibikorwa. Ese ni ihe inspiration uvuga uti nje nk'umuhanzi ibi nibyo bituma mbyuka nkavuga ni ngiye gukora iyi niyo legacy yanjye cyangwa se niwo murage utuma mpanga? Ikintu gituma mpanga ngewe nuko natangiye ibi bintu kandi nagomba kuzabirekera. Na inspiration ndabyuka ndi umugitariste ndacuranga gitari. Ndacuranga nyine nkagira inspiration bitewe n'abantu turi kumwe ushobora gukora kuko twakoze interview kuri aka kanya nkagira idea nkaba nasora indirimbo nakwandika indirimbo nyine. Ngira inspirations rero zigiye zitandukanye bitewe na mood ndimo. Ko ari igihe ubyuka mu gitondo uri kuririmba reggae muri douche kwa kundi gibikora. Ntago mumuzi umuntu nawe aratwika. Kwa kundi gibikora nyine ukavuga kuri inspiration ukakora indirimbo nyine tu ntago navuga ngo iki kintu nicyo kibinera. Ni monde ndimo cyangwa ni nakanya ndimo nyine kanye spirit de. Yeah. Ndabizi ko uri umusore ukunzwe cyane muri iki gihe abantu bose #KennySoul #ikinyafu n'ibiki. Nje nibaza ese ufite umukunzi Kenny? Rero ibyo bintu ntabwo nyamva kubivuga. Hari igikwese cyangwa ubukwe? Hari ubukwe buteganyijwe? Nta bukwe buhari ariko burya. Burya iki? Reka ibyo bintu tube tubiretse. Okay, ikibazo cya nyuma hari abantu benshi cyane bagukurikira bajya bibaza se uri umuntu ugira amahoro? Njewe personally uko nkuzi nzi ko uri umuntu ugira amahoro. Nje nibaza nta bantu mufitanye ama beef cyangwa se umuntu ukuzaza ukavuga utari ko si ibintu ibiki nta bibazo ujye uhura nabyo mu buzima hanze y'ibibazo bisanzwe biba ku bantu bose wowe nk'umusitari nka Kenny Soul? Nge rero ntinya kugira ikibazo n'umuntu kubera ko iyo nakigize mba numva hari imbogamizi nyine mfite muri ngewe. Mba numva nisanzuye ko ndi umuntu ukunda kuba nyine ndi free nta muntu uri kuntunga urutoki. Bijya bibaho ko umuntu agirana ibibazo n'umuntu ariko ngewe ntabwo ikibazo cyamara iminsi ibiri. Ngerageza uko nshoboye kugira ngo twongere tube inshuti kuko ntago manzi igihe nzongera nkamukenera. Rero ntago nkunda kugira ama beef. Ni imbogamizi niba ubizi neza kugira na beef n'umuntu umutwaro wawikoreye. Ubu se najya muri studio nkandika indirimbo gute nikoreye umutwaro wa Albina twasereri. Definitely. Nubuhe butumwa wabwira abantu bakurikiye aka kanya Legacy TV abantu bagukunda niba hari n'abakwanga niki wavuga cyangwa se ubutumwa wabateganyije? Babanze bakore subscribe hehe Legacy TV. Ubundi bakurikirana ibikorwa byanjye bakomeze banshyigikire
mfite ama project menshi iyo ukoze subscribe uri uyibona mu bambere project yanjye ya mbere ni wowe uyibona wowe wakoze subscribe bakomeze badushyigikire ni Kenny Soul nk'ibisanzwe Instagram bambaza ibibazo bampe ama ideas kuko ndi mu rugendo rwo kuzamuka ndashaka ama idea menshi kugira ngo banje kugira ahantu mva naho ngera ndabakunda cyane. Thank you so much. Bonga. Bless. Kenny Soul, hari abantu benshi cyane nzi Bruce Melody yagerageje gukorana nabo cyangwa se byanananiranye. Hari abo wabuzi wowe nka Kenny Soul? Shana wankubeshye. Hanyuma ni gute se wowe wemeye kuba wakorana nawe? Niki ufite gitandukanye n'abandi ku buryo wakorana n'umuhanzi ukomeye nk'uri? Ngewe natanze interview witwa Emi mubwira ko ngiye ari Bruce Melody nk'uko ari byo ntago ari uko nabivuze kubera ko nashaka mfasha ngiye niwe wanyispirinze nari nsanzwe nyina football biba ngombwa nyine ko ngira mu kazi ke yanyispirinze cyane biba ngombwa ko nanjye nkora musique ari ingejeje hanga akakanya yamisemo rero yabonye interview usibye ko buri umuntu abwira ama details menshi kugira ngo abe yaguhaga kuba mwakorana afata ibintu byinshi ko agenda kubaza abantu ese Kenny yameze gute ese Kenny yateye gute yamisemo rero aramamagara ndamujoininga tubiganiraho birangira dukoranye. Hanyuma iriya mikoranire yanyu ni partnership cyangwa ni nka manager wawe niko ubu twabyita? Ni manager kuko niwe wemvestinga nyine mu bintu byanjye byose. Ashiramo amafaranga ya video yari yananiye kuyikora akaba yashiramo amafaranga nyine nkabasha kuyikora. Hanyuma afite uburyo ahangamo bye ku giti cye nka Bruce Melody abantu benshi barabizi byaba bitagiye kugongana n'uburyo wowe Kenny Soul usohora ibihangano byawe ukazajya ukora nago nabyita ngo mukwaha but then uri munsi ye kuko ari we manager ukavuga uti ndakora nkawe kuko umureberaho. Yanjye rero mbere yuko mpura nawe n'ubundi nari nsanzwe mfite inzira yanjye ngomba gufocusingaho kugira ngo nyigereho. Nta delay igomba kuba mu bintu byanjye kuko nanjye ngomba kwita ku bintu byanjye apart nyine kuvuga ngo aramfasha cyangwa iki ngomba guhangayikishwa buryo uhangayikishijwe n'ibintu byawe ntabwo waba kugira nyine kugira ngo sibyo ngewe mpangayikishijwe n'ibintu byanjye cyane ko cyane ku buryo iyo ntarakora ikintu nteganya muri musique yanjye nta nubwo buri ushobora kunsohokana ngo bikode ngo ntabwo mba meze fresh kabisa ntabwo iyo nafite project cyangwa iyo nafite ikintu kiri kujya mbere ntabwo njye nsohoka mu rugo mba ndi mu rugo kabisa kugira ngo nkomeze nkoreshe ubwonko inzira yavamo ibyo bintu nyine itungane nyine mbashe kwicanamo nyine umucyo tu nta mbogamizi ishobora kubaho kubera ko nanjye ndi kuri deal yanjye. Alright, ndabyumva. Hanyuma hari abantu benshi bajya bibaza mu muziki turabizi usanga utangiranye na management cyangwa n'umuntu runaka nyuma wamara kugira ugera urenze umaze gufatisha niko nabyita ukahita urekura uwo muntu uswata akakurekura cyangwa ukamurekura kuko wumva utakimukeneye wumva atari yo nzira uzacamo ukavuga uti ngiye Bruce Melody Imana ikurinde tubonane nyuma y'akaririmbo. Ibintu bita kurekura biterwa n'uburyo urekuyemo. Ari inzira ica mu mucyo kubera ko ni urugendo nk'uko navuze musique ni urugendo utera intambwe imwe ugatera indi ukagera ku kintu runaka. Rero kuba waba uri kumwe n'umuntu biterwa n'uburyo umusezeye niba waramuhemukiye kandi koko yaragufashije ubizi neza icyo ngicyo bari ikibazo ariko iyo habayeho time cyagiye mwari mwaravuganye kikarangira umuntu agakomeza ibintu bye nawe ugakomeza ibintu byawe aba ari fresh sana. Ngiye rero ntago navuga ngo nzaguma mu gitangaza music kuko n'ubundi mfite urugendo rwanjye nanjye ngomba kujya nk'uko na Brice baravuye muri Super Level akajya muri iki akaba ari Brice ngubu tuza akakanya gukora ibintu byiza. Nanjye rero mfite urugendo rwanjye uri munsi zagera hure na Rubina managing. That's my wish. Definitely urakoze cyane Kenny.